Reka mbasuhuze inshuti bakunzi mukurikira ibiganiro by'ijwi rya diaspora One Nation Radio. Njye nitwa Simeon Stizo Muhumuza. Twinjiye mu kiganiro cya none aho tugaruka ku ntambara iri kubera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru agezweho ni uko u Rwanda kuri ubu rwamaze gusaba ko ibiganiro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro rya AFC/M23 byasubukurwa vuba, ndetse rugaragaza ko igisubizo kirambye ku mutekano muke mu karere kizashingira ku isenywa ry'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ibi ni ibyagarutsweho na Minisitiri w'Umutekano imbere mu gihugu Dr Biruta ubwo yitabiraga inama idasanzwe yatumijwe na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni igamije kwiga no kuganira ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Biruta yavuze ko iyi nama ibaye mu gihe gikomeye cyane kandi igaragaza inshingano rusange dufite zo gukorera hamwe mu gushaka amahoro arambye n'umutekano uhamye mu karere kacu. U Rwanda rwemera ko amasezerano ya Doha ya Washington yubakiye ku zindi gahunda zabanje zashyizweho binyuze mu muryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba no mu muryango wa SADC arizo nzira zitanga icyizere kandi zizewe kurusha izindi zo kugera ku mahoro arambye, umutekano n'iterambere mu karere, kuko zirebera hamwe ibibazo by'imbere mu gihugu n'ibyo mu karere. Yashimangiye ko u Rwanda rukomeje kwiyemeza gushyira mu bikorwa inshingano zarwo zose kandi rugahamagarira abafatanyabikorwa bose kubahiriza no gushyira mu bikorwa amasezerano yose yamaze gusinywa. Mu magambo ye ati, muri urwo rwego u Rwanda rurasaba ko gahunda y'ibiganiro bya Doha yasubukurwa vuba kugira ngo hasozwe imirongo ngenderwaho isigaye. Ati, ndashaka gushimangira ko hakwiye gushyirwa hamwe imbaraga zose mu gushyira mu bikorwa uburyo n'inzego zisanzweho aho gushyiraho izindi nshya, kuko byatanga icyuho ku bashobora kuyobya inzira no gutesha agaciro ibyumvikanyweho. Inararibonye zigaragaza ko gucamo ibice no gushyiraho inzira nshya bitinze ishyirwa mu bikorwa kandi bigahungabanya intambwe imaze guterwa. Yavuze ko ibibazo biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere muri rusange bigomba gukemurwa mu buryo bwuzuye hibandwa ku mpamvu nyamukuru zabyo, aho kwifashisha inzira zitoranya cyangwa zidakemura ikibazo mu mizi. Mu magambo ye nanone ati, guhora ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigirwa icy'abandi, ibi ntibizakemura aya makimbirane, ahubwo bikomeza gutinza ibisubizo bitewe n'uko ibyemezo byafashwe bidashyirwa mu bikorwa uko bikwiye. Ati, icy'ingenzi gisabwa ni ubushake bwa politiki n'ubwitange nyabwo bwo gushyira mu bikorwa ibyumvikanyweho. Yongeye kwibutsa ko ikibazo gikomeye ku Rwanda kidashobora kwirengagizwa ari ugukomeza kubaho n'ibikorwa by'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abakoze jenoside yakorewe Abatutsi kandi ugashyigikirwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati, u Rwanda rurasubiramo ko hakenewe byihutirwa kwambura intwaro uyu mutwe mubi nk'uko biteganywa na CONOPS. Yemeje kutita kuri iki kibazo ko bigabanya icyizere kandi bigakomeza guteza ikibazo gikomeye ku mutekano w'akarere. Yashimangiye ko ibibazo bihari uyu munsi ari ingaruka zo kudashyira mu bikorwa ibyemeranyijweho, by'umwihariko kutubahiriza agahenge. Asaba ko impande zombi zikwiye kubyubahiriza. Yasabye umuryango mpuzamahanga guharanira ubutabera n'ubwuzuzanye kubaza impande zose inshingano zo kubahiriza no gushyira mu bikorwa amasezerano zasinywe. Minisitiri Biruta yongeye kwibutsa ko mu batumiwe muri iyo nama harimo abagamije guhangana n'ibibazo by'akarere nk'imitwe y'iterabwoba, ariko hakaba n'abashobora gufasha imitwe y'abitwaje intwaro nka FDLR, bityo ko nabyo bikwiye kwitabwaho. Minisitiri Dr Biruta yibukije ko ku ruhande rw'u Rwanda rubona nta mpamvu yo gushyiraho izindi gahunda nshya, ahubwo hakwiriye kubahirizwa no gushyira mu bikorwa iby'amasezerano ya Washington na Doha, kuko ibibazo bigomba gukemurwa haherewe ku mpamvu muze. U Rwanda kandi rwongeye kugaragaza ko rwiteguye
ndetse rwiyemeje gukomeza gutanga umusanzu warwo, ruhamagarira impande zose bireba kubahiriza ndetse no gushyira mu bikorwa amasezerano yashyizweho umukono mu nyungu z'amahoro arambye n'umutekano w'akarere. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, i Kigali.